no kuvuga ngo hirya y'aha rero icyo azakora ni ukunyica. ubwo ninde uri kuvuga? Uri inyuma y'ibi byose muba mureba. Ni ukuvuga ngo umuntu aravuze ngo uri inyuma w'ibi byose muba mureba niwe muntu witeguye kunyica, niwe muntu witeguye kunkura ku isi. Ese Pastor Mute, uyu muntu wagiriye ibanga, nimba nta kintu muziranyeho, nimba utaramuhemukiye, nimba nta kuntu nawe waba warabigenje, kubera iki uyu muntu ukomeze kumuhishira? Umunyarwanda aciye umugani ngo wishura umurozi akakumara ku rubyaro. Kubera iki uyu muntu uhora kuzana mu itangazamakuru yerekana ubwambure bwawe, yerekana ubusa bwawe? Kubera iki ukomeje kumugira ibanga kandi we nta banga yigeze akugirira? Uyu muntu uramuzi, ibi bintu aho biva ubuhazi. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko ibi bintu ububizi, bijya no kuza ubizi, uhora unabyiteguye, kubera ko muraziranye. Umuntu kubuza amahoro. Kakati uyu mugabo we nababwiye ko icyubahiro yakiyambuye. We yabaye Sebiradiyo, yiyambuye icyubahiro cy'ubugabo, yambara icy'ubugore, arusha abagore amagambo. Ndakeka nge tusigaye tunayanganye, sinageza no ku rwego rwe kubera ko ngiye ibintu nkora nshyiramo ubumuntu no gutekereza cyane, ariko ubwonko bwe we yamaze kubutakaza. Ibi bintu sha yewe nitujya no kuburana noneho muri ribu ntihagira ujya kundega nare kuyimipuri yanyu. Ngizi video ngaya majwi mugiye kubona aba bagore, nimwitegereze mburebe neza, dore ngibyo mubirebe. Kakati bamikwano Mama Sharirene bamuhamagaye, baramubwira tumeze neza, wakoze business ya hoteli, y'amapartoma, usasa uburiri twagiye tubibona rwose. Eske inkuru ziri kuvuga z'umugore wisiga amavuta ashwandaritse akoresha intoki mu myanya y'ibanga, ese ni wowe? Mama Sharirene yakoze akantu keza, yanze bya bintu njya nanga byo kwisobanura, ngo nze nisobanure. Niyo mpamvu mama Buryohe wazahora mu buzima bwo kwisobanura. Kubera iki? Akunda kuvugwa, akunze kamera cyane, ayobowe n'abantu kuruta uko ubwe we yiyobora. Abantu ashaka guprovinga isi we kari innocent, ashaka guprovinga abantu ko we ari namakemwa, nta kibakora, ari innocent. Ariko Mama Sharirene yakitinze, ndabikunda. Bamubajije ubwo busa bwose, amaze kubwumva ahita bakupa. Ibisanzwe ni Shakira, mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro. Ni abantu nsanga mu bigari. Bamikwano wazaringi, namuvana ruryama, namuvana rusinzira, namuvana rusura kiri mu buriri. Kakazi bamikwano nimubyuka bazaringi, mwongeye kwirirwa ariko imihanda muracyayireba, muracyayiriho, muracyayirukankamo, ariko byahinduye isura. Mvugira ngo byahinduye isura. Izi saha abantu mwese nkuko mubimaze iminsi mubikurikirana, amajwi yarari hanze, abamwe na bamwe social media, bakoresha social media bagiye bapraying ari amajwi mu biganiro byagiye bitambuka, bagiye bakora. Ariko uyu munsi nahuye n'imbogamizi ikomeye. Iyo mbogamizi rero nahuye nayo ngiye. Abantu mwese mwakomeje kunyandikira, mwavuze Shakira kubera iki wowe utakinnye ari amajwi, kubera iki utakinnye ari amajwi, bla 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 bla. Mureka mbabwire inshuti y'Imana, Shakira ndumwe mu bantu badatekereza uko abandi batekereza. Imana yamaye ubwenge bwo gutekereza, amaso yo kureba, ndetse no bintu bimwe na bimwe ngiye nkunze gukora mba nashishoje, mba nshyiramo ubushishozi bwinshi cyane. Nge rero ndumwe mu bantu batagendera mu kigare, singendera mu kigare. Reka. Ikindi cya kabiri, channel yanjye igamije kubaka, na igamije gusenya. Ari amajwi ngiye mfite uburenganzira bwo kuvuga ku kintu, nkakivuga uko nyumva, uko nakibonye. Wherever niye utakwishima, nge nta kintu biba bimbwiye, as long as natanze igitekerezo cyanjye. Ariko namwe mu ndebe mu byukuri,
murabona Shakira nafata ariya majwi y'ubusambanyi, y'uburaya, y'urukozasoni, narangiza ngaza kuyapureyinga hano kuri channel yanjye. Channel yanjye irebwa n'abana batoya, hari abana bankundira izina ngo bamikwano badaringi, hari abana bankunda. Ibaza umwana uzafungura rero noneho iyo channel agasangaho ibintu nka biriya. Ariyo mpamvu natangiye mvuga ni hari abantu tureba kari bakuru ariko ubwenge bwabo buri hasi cyane. N'uburenganzira bwanyu kwa mwabizanye muranabiprayinga, n'uburenganzira bwanyu. Ariko ngiye kuba natabikoze mwibinziza mfite uko nekereza. Abashoboye kunyandikira kuri WhatsApp murabizi ibyo nabashubije. N'ikindi gihe ngiye ndago ndi umuntu babwira ngo kora kino. Ngiye nta muntu ujye umamagara ambwira ngo kora kino. Vuga gutya hoya. Muzacunge ngiye ibintu mvuga ni ibindimo naga ari byo njya gusoma reka. Tukiri aho ngaho rero. Pastor Mutesi yagarukanye umuriro. Araza arandukura. Narababwiye ni Pastor Mutesi ikibazo cye nago yaktinga aravuga. Akunda kamera mu mateka y'ubuzima bwe, akunda kwisobanura. Ubuzima bwe bwose bwarangiriye mu kwisobanura. Hari abantu bamwe nahoze mvuga ngo hari abantu badakunda kwisobanura bla. Pastor Mutesi akunda kwisobanura. Ari nayo mpamvu nanjye muzi nkuko muzi. Navuze ni kuri iyi ncuro nadatanga ikirego kimwambura urubwa bamaze imyaka n'imyaka bamushyiraho. Ibi bintu tuzabifata nk'ukuri kandi tugendane ukuri. Hari abantu babona ibi bintu bakabifata nk'ukuri kuri aho ngaho. Ariko kuri no ncuro wakagombye ku actinga. Nkuko yavuze ngo hari abantu bamwanga ndetse atangiye kwitegura gupfa. Ari mu nzira yitegura urupfu rwe. Abo bantu bagusebeje, abo bantu bakwambitse icyasha, abo bantu udashaka no kwatura kuri kamera ngo uvuge kandi utajya uva muri kamera, abo bantu kucyo bagirira ibanga kandi bo batarashoboye kukugirira ibanga. Ni ibibazo budushyiramo tuza hano tukongera tukibaza. Nta munsi n'umwe utaza kuri kamera urira. Abantu imigani by the way ngiye mu mateka y'ubuzima ngiye ni umuntu iteka ujya kuvuga ikintu agashyiramo Imana agahuza n'imirongo ya Bibiliya. Abo bantu mbagendera kure no mu buzima busanzwe. Muraza kumbabarira nuko neye. Akantu kose Imana, Dawidi, Yohana, Isiraheli, Imana y'Abayuda, Imana ya Isiraheli izabahana mukwano darling. Eva stili kandi baza bakubwira ati twebwe dufite ubimenyetso. Kubera icyo batinya, kubera icyo utinya kubagaragaza. Nukubera iki nimba koko ibyo bakuvuga ari ikinyoma. Nimba koko ibyo bavukuvuga hari ibibi. Kucyo utinya kubagaragaza bari abantu kucyo ite kubagirira ibanga nimba ibyo bavuga atari ukuri. None ibyo ni bibazo twese twibaza. Ni bibazo umwana w'umuntu yagombye kwibaza. Kuri iki gihe ibintu byarahindutse. Nago biriki bya bindi ngo umurenzaho wahehe bakusebereza izina imbere y'abana bawe, imbere y'umuryango washatsemo, imbere y'umuryango uvukamo, imbere y'abakunzi bawe, imbere y'abagukunda. Uwo murenzaho n'uwu uzera ibijumba cyangwa uzera imihoro. Mutesi rero yagarutse ati ibyo munyifuriza sinzigera mbana nkabyo. Mutesi Pastor Mutesi tuvuga kuri intungane muri ino si ku buryo udashobora kuhaguruka ngo wirwanirire. Uri intungane. Ari amajwi si ubwa mbere aje, si ubwa kabiri, ahari si n'ubwa nyuma. Ubwabo barivugira ati rwose nitujya no muri RIB tuzabisobanura dufite ibimenyetso. This time uraza uhakana. Twanagusaba nk'abakunzi bawe kwikuraho icyasha ugaragaze ko byibura wateye intambwe yo kuvuga ngo ngiye kurega. Ukatuzanira imigani ya Dawidi na Nuza. Banange mureka dutega amatwi, buza dutega amatwi Pastor Mutesi bamuhamagaye. Icyo yatangaje iki igihe bamuhamagaye bamubwira ngo ngwino usobanura utubwira amajwi turi kumva hanze hano y'imijyunano y'imipuri iri gutubagurika hanze hano nayawe cyangwa sa yawe. Ubundi mbagarurire uko mama Sharirene nawe yisobanuye. Twagiye
hari amajwi yagiye hanze ashyizwe hanze na bamwe mu bantu batambutse ibiganiro kuri YouTube. Bamwe muri bo bigeze no kwihakanira yuko atari abanyamakuru, ariko amajwi aba yageze hanze abantu baba bayabonye, bayumvise, yaba kuri X, yaba kuri YouTube, yaba no kuri TikTok, bavuga yuko ari amajwi ya Pastor Mutesi ari gukora imibonano mpuzabitsina n'undi mugabo. Abandi bati yari ari kubikora n'umugabo uba hanze kuri telefone, abandi bati ni umugabo bari bari kumwe mu gitanda. Mushumba, abantu bagukunda babajwe n'ibyo bintu byakuvuzweho, twagira ngo ushyire umucyo kuri icyo ngicyo. uhagaze mu rero Ngiye nk'umunyamakuru nta hantu mba mpagaze, niyo mpamvu yabanje kubaza umunyamakuru ngo uhagaze mu ruhe ruhande. Bisobanuye iyo umunyamakuru yibeshya akavuga ati ngiye ndakurikiza ibyo ndi kureba hano hanze n'ibikuvugwaho, yari guhita ava ku murongo. Banza ujya mu ruhande rwe umwereke ko umushyigikiye cyangwa se urwanya bari kwerekana biriya, kugira ngo nawe agire icyo agutangariza. Umunyamakuru ni umuhanga cyane. nguhamagaye nyine kugira ngo naza gutwarwa n'amarangamutima mu by'ukuri, nkaba nakwangiza amarangamutima y'umuntu cyangwa se nkaba namwangisha abantu, kandi mu by'ukuri ibyo yakoze atari byo. Kandi ngewe niyambuye uwo mwambaro w'ubunyamakuru, Pastor Mutesi nzi, umushumba, umuntu abantu bakunda, umuntu uvuga amagambo y'ihumure, ntabwo ntekereza ko ashobora gukora ikintu nk'iki. buriya rero ni ukugira ikinyabupfura cyinshi, uburyo ubazamo umuntu no kukubwira nabi byamugora. Urakoze cyane. rero ntabwo satani azajya agenda ajye mu gikoni ategura ifunguro arihereza intumwa ze, undi zijya gutura umubiri nakubwanga ati ziturire kuri Pastor Mutesi. Ako kantu murakumvise cyangwa ntabwo mukumvise? Ntabwo satani azaza ajya mu gikoni ngategura ifunguro rye ngo nimurangiza guhaga muze gutira umubi, mutira ubwangati, muwutirira kuri Pastor Mutesi. Mbega yabaye nk'agatebo, buri umuntu wese ubonetse ayoresha ivu. Ariko kubera iki wemera kuba agatebo? Uri umuntu mukuru kandi usobanutse. Mu by'ukuri nimba satani ategura ifunguro, kuki wemera kurigaburira abandi? Kuki udakura mu rujije abantu ngo wature ubabwire ati ngewe gutya na gutya abantu manganye nabo dore nabangaba? Banange cyakoze niwe marayika Imana yavuze uri ku isi utagira icyaha, inema ibyo bwose biri kuri we wa mubyeyi we. Ariko mwoka byaramo izi game zizarangirira hehe? Ngiye Shakira nzaza murabateza amaso, agasonga bugari nagateye mbareba kimafiya. uriya ntabwo ari jyewe, nta nubwo azigera aba jyewe, n'uwakwifuza ko yaba jyewe ararota inzozi zikorwa. Ndakeka ku kantu mukumvise. Iyi ni inshuro ya kangahe Pastor Mutesi yihakana ibimuvugwaho? Ariko se ari nkawe biriya bintu bikuvugwaho waza ukabyemera cyangwa wabihakana? Ubyemeye se nihe shusho wabugaragaje muri rubanda? Ndashaka buri muntu wese akoresha ubwenge bwe. Ari nkayo bahamage bakakubwira ati ibi bintu turi kubona byaciye isi by'urukoza soni, bigayitse, biteye Imana agahinda, biteye abanyarwanda agahinda, bihangayikishije isi, ni wowe cyangwa ntago ari we? Wasubiza iki ubaye uri umuntu ufite ubwenge? Nanjye nabyihakana mukwano. Ariko se nyuma yaho usanze noneho ubizi neza ko atari wowe, wakora iki? Wabireka izina ryawe rikandagara gutyo, isura yawe ikaba ikigeragezo muri society? By the way, ibi bintu abantu babikora bagamije kwangisha umuntu n'abandi. Pastor Mutesi hazaza atambuka, bazaza bamureba nk'umugore udashobotse, umugore w'ikamera, umugore wikinisha, umugore uba mu buzima bubi bwo kwirirwa yitobanga. Ariko se wowe nyiri gukorerwa iki gikorwa wakitinze ute?
utekereza ko kwihakana bihagije se? Buri muntu wese yakwihakana inkuru mbi muvugwaho, wayihakana. Ariko ibintu bimwe na bimwe nyamuneka mujye mugerageza murwanire ubuzima bwanyu kuruta uko mwakwerekana ngo muri intungane. Nta muntu w'intungane kuri ino si. So iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 27:3 handitse ngo nawe ingabo zawambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya, nawe intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima. Abankunda muho ingabo zo zabambiye amahema kuntera, ariko umutima wanjye ntabwo uzatinya kugeza ngeze i Busoro. Ni ikiramo yatanze, yadukubise umurongo wo muri Bibiliya. Ariko ngewe ndi umuntu utajya ukangwa n'umuntu ukora ibintu byose akoresheje Bibiliya. Imirongo ya Bibiliya mwarayimize, hahandi ushobora kuyivuga umuntu bakamubana nk'umuntu uri innocent. Umuntu ashobora kukubwira Bibiliya umuntu wese ugahita ukumva utsinzwe utaburanye kubera ko agukubise ingingo yo muri Bibiliya. Abantu Bibiliya bayigize ikirwanisho, Bibiliya bayigize ikirwanisho. Ariko tugiye kugenzura, iyo turebe hano hanze amabi akorwa n'abantu bavuga Bibiliya, amabi akorwa n'abantu bavuga ijambo ry'Imana, usanga biteye agahinda. Abapasteri indangagaciro mwarazitakaje, indangagaciro muzitakaza mwitwaje ijambo ry'Imana, indangagaciro muzitakaza mwitwaje Bibiliya. Urabyumva? Ibi ntago bidukanga, ibi ntago bigidukanga. Bibiliya muyirimbikamo. Ngereka mbivuge, Bibiliya ni iki? Yabaye ikintu abantu bihishamo, yabaye urwihisho. Hahandi umuntu ashobora gukora ikintu kibe ariko kubera kazi Bibiliya akaza agatambutsa imirongo muri Bibiliya ngo nicyo kimenyetso cyerekana ko ari intungane. Nta muntu w'intungane muri ino si, nta muntu w'intungane muri ino si. Ariko mu by'ukuri tujye tugerageza tworohere n'Imana yaturemye, kuko nayo ubwayo iratureba ikabona twataye umurongo. Njya nta kintu navuga, sinjya ni parapara kandi ngo njya ninya umuntu ukoresha Bibiliya, kubera ko byose byabaye barabara. Imbuto nazo mukera, nta mbuto mukerera abantu, ariko kubera ko Bibiliya yabageze mu matwi, nicyo kirwanisho cyonyine musigaranye. Twikomereze, njye nawe ncira urubanza hano, mwese muri bamwe. Si Kigali we. Umushumba utekereza ari nka mpamvu umuntu ashobora gutekereza akazana amajwi nk'ari hanze akayita yawe, kandi wowe twibwire neza ko ari amajwi atari ayawe? Nesu wakwicara ugatekereza impamvu igiti cy'indimu kiri kwera imbuto z'indimu. Umuntu atanga ibyo afite, umuntu mubi atanga ibimurimo. Nta mpamvu ushobora kwibaza ku muntu waduhaye ibimurimo. Icyo yifuza ni ugusenya izina ry'umuntu, ni ugusenya imitima y'abana yabyaye, ni ugusenya imitima y'Abanyarwanda, ni ukumwica, ni ukumurangira. Ngiye ugeze ku bana ngira agahinda. Umuntu wese ufata umuntu, mani reka nkubwire, natwe turababyeyi tujye tugerageza twiyubahe, kubera ko ibi bintu izi nzira mubaye mutazigenderamo cyangwa se mutazirukankamo, ntabwo uyu muntu yaza gucura inkota afite icyo kurwanisha. Kameme uyu muntu ni umuntu muziranye, ni umuntu ukuzi, ni umuntu, ni abantu banyu. Nk'uko wabisobanura uvuga ngo abo bantu urabazi ariko nta n'ugushoka kubabwira public. Nyamara bakomeje gusenya. Ngiye iteka nta nubwo ndeba kuri side yawe, ndeba kuri side y'abana wabyaye, abahungu n'abakobwa. Ni ibintu biba bibabaje. Ariko kuri iyi nshuro aho bigeze, batangiye no kwitegura gupfa, kuko ukora ibi natagera ku cyo yifuje, ikigaragara no kunyica azanyica, kandi yabikora. Abakunzi banjye mukomere umutima kugeza igihe muzangereza urutororo, kuko ikigaragara ibi ngibi ntabwo ari ibintu twakwita bito.
oya ntabwo wapfa mushumba ntabwo wapfa rwose kubera oya gupfa mbese ntago yapfa se hari umukuru w'ikuzimu ubaho erega umuntu watangiye kukugendaho no kukunangura ibyo avuga arabizi kandi arabazi nuko adashaka kubavuga umuntu washobora kubyuka mu gitondo agafata ikintu akagihimba reka mbabwire urubwa bakwambika urubwa kandi ukarwambara ukanarugendana rukanakubera rukanakora mu by'ukuri mu bigaragara Mutesi afite abantu ahanganye nabo kandi bakomeye afite abantu bahanganye nabo ahanganye nabo kandi n'ahantu azabacikira ariko icyo kukwica cyo nawe hari inzego zibishinzwe ndakeka wagombye kuripotinga ariko mu gihe utararipotinga ibi bintu rwose pe njyewe nta kintu n'iki na kimwe ushobora kuza kumbwira tayari ubu nawe ndagendera mu kigare cy'abandi nkomeza mvuga ubwo ni wowe yiteguye kandi n'uwanyita nawe azapfa gusa kuri iyi nshuro maze kwitegura ko no gupfa bishoboka kubera iki ubyiteguye iyo umuntu akoze ibishoboka byose akabona ntabwo ageze ku cyo yifuzaga akabona abantu baracyagukunda baracyagukomera amashyi baracyakuburanira ubu icyo azakora ni ukunyica kuko yanyishe mu buryo bw'amarangamutima sinapfa yishe izina ryanjye ntiryapfa kandi n'ubu aracyababaye kuba kibona hari abantu banyita pasiteri umushumba umubyeyi wadukomeje imitima waba umubyeyi ariko ibintu bya pasiteri umushumba ibyo bintu mubireke ntabwo ari ibyanyu ibyo bintu mubireke ntabwo ari ibyanyu ntabwo bibabereye pasiteri kera yari umuntu wubashywe ufite izina pasiteri mwarimu yari umuntu wubashywe ariko izi saha amazina mwarayitumye mukora ibidakorwa by the way mumbabarire ngewe izina rya pasiteri mujye mureka kuritesha agaciro pe ni ukuvuga ngo hirya y'aha rero icyo azakora ni ukunyica ubwo ninde uri kuvuga uri inyuma y'ibi byose muba mureba ni ukuvuga ngo umuntu aravuze ngo uri inyuma w'ibi byose muba mureba niwe muntu witeguye kunyica niwe muntu witeguye kunkura ku isi ese Pastor Mute uyu muntu wagiriye ibanga nimba nta kintu muziranyeho nimba utaramuhemukiye nimba nta kuntu nawe waba warabigenje kubera iki uyu muntu ukomeze kumuhishira umunyarwanda aciye umugani ngo uhishura umurozi akakumara ku rubyaro kubera iki uyu muntu uhora kuzana mu itangazamakuru yerekana ubwambure bwawe yerekana ubusa bwawe kubera icyo ukomeje kumugira ibanga kandi we nta banga yigeze akugirira uyu muntu uramuzi ibi bintu aho biva ubuhazi iki ni ikimenyetso cyerekana ko ibi bintu uba ubizi bijya no kuza ubizi uhora unabyiteguye kubera ko muraziranye umuntu ukubuza amahoro abantu bagiye batekereza yuko abantu babazanye ano majwi hanze bakayita yawe kandi atari ayawe nk'uko umaze kubihakana hari ikindi kibazo wenda muba mufitanye muhahise hanyu bikaba bimeze nk'aho ukwihimura mushumba urabivuga iki ukuri kuriho uyu munyamakuru azi ubwenge uyu munyamakuru ni umuhanga kubera icyo aba bantu bahora bameze nk'abagarura Pastor Mutesi ibi bintu urabizi mama urabizi nawe ngira ngo ni nayo mpamvu utinya iteka kujya kubatangira ikirego ntabwo umuntu yabyuka mu gitondo ngo agutemeho inkuru mwiriya izakomeretsa abana bawe utayifiteho ukuboko ngo uceceke buri muntu wese nyirako yagombye kurwanira icyubahiro cye umuryango we akawurwanirira agaharanira kubona umuryango we byibura ubona ubutabera barakubajije icyo kibazo barakikubajije ariko nanjye muranyibaza aba bantu mufitanye ahahise mufitanye ibyo muziranyeho iteka bahora bakwiyenzaho kugira ngo byibura bakwibutse hari ikintu Mutesi aduhisha muri izi ngingo reka tubanze twikomereze n'ubundi ba Rudomo rubo ntabwo bajya baryama
hari abantu bajya banga yako twigire mu ijambo ry'Imana. mu Rwanda ndwi Ubu turi mu ijambo ry'Imana sasa. utabaza Imana yarabikoresha kubera Okay. yarabikoresha kuko yabonye ndushoboye wowe yabonye ko utarwikorera wahita ushaka abagabo batatu rero reka nkubwire mu byo kurya ugomba gutegura na bya bintu birihutirwa umva mama mu kazi kenshi ufite ujye uteganya n'akandi njoro ubika imbaraga mu kazi kenshi mufite mujye muteganya nako kwicundeba ninjoro ni mama Sharirene ubivuze akazi ka ninjoro ko mujye mugategura ni ukuri ko Imana uyu mubyeyi yarakwiriye urugo rwiza ruzima rumuhesheje icyubahiro erega no kubusa gutyo ungana gutyo uri umubyeyi rwose uvuga ijambo ry'Imana rigakomera wakagombye kubuva mu buzima bwo kujarajara bwo kwirukanka ukicara ugashaka umugabo kandi wamubona ugukunze ukwitaho akakwitiraho n'abana nawe ukitwa mama pasteri ufite umugabo pe naho izi ninja ziri hanze hano zizazikomeza zibagerere mu katebo kabi mu gatebo kagagombye kuba ntabwo wapfakaye warapfakaye nabyumva waradivorushije ntabwo impamvu watumye divorusa urumva yatuma aba ariyo mpamvu yo kubaho naho izi saba zaza bagomeza babakandagire batekereza ko muna batwarira abagabo buhamya baza bagomeza bazaba batangiyeho niyicariye hano niwapfakaye mu kwano daringi ibikomere byarashize y'uburure urasa neza uraryoshye uzi Imana uzi no kuyivuga nurangiza uze wubake nawe izo nama ujye uzigira izo nama ugira abandi bagore wowe ntabwo ufite nawe ujye uzigira nanjye bijya binangora kumva umugore udafite urugo udafite umugabo kuza kungira inama njye nta n'umwanya nagwana nubwo nagutega amatwi twiyumvira ijambo ry'Imana zo gukora kandi njoro hanyuma rwose pe kumwima biriya bintu ubu uri umugome undi sura by'Imana ngo uzabijyane ubundi se muzabitera amaferabeto ibyo bintu mwima abagabo banyu muzabiteramo insina ngo zere ibitoki muzabiteramo ibiti by'avoka ngo muzarya avoka ngaho basi muzashyiremo ferabeto tumenye ngo mwubatse ibikomeye banange mwihera abagabo guhemba umugabo ngo uraguhembe uyu munsi agusegura ukuboko ejo bundi akagusegura ingumi none se mama pasite bakubwiye ko abagabo bose basegura abagore babo ingumi bakubwiye ko abagore bose basegurwa ingumi mu kwana Imana hari igihe iguha igisubizo ikakiguhera mu mugabo ikagukiza urubwa iciye mu mugabo ikagukiza karande ziwanyu iciye mu mugabo ikagukwambika icyubahiro iciye mu mugabo please izo nyigisho zanyu mujye muzigisha abatasobanukiwe akamaro k'umugabo byaranze ni igikomere cyawe wajyanye mu rusengero ariko abagabo bose ntabwo baseguza abagore babo ingumi ahubwo abagabo benshi umubare mwinshi useguza abagore babo imitima inyuzwe kandi yishimye thank you so much polisi zarara ijoro kubw'ibisambo byibisha imbunda irare nijoro kubw'ibisambo byibisha bibiri wigeze ubona umusirikare urangara kubera abakobwa ariko umuhanda ngo abone amabuno ndakeka twari twibereye mu ijambo ry'Imana n'uwafande n'uwo musirikare uvuga afite umubiri hari ikintu nakundiye mama Sharirene ni ikintu namukundiye mama Sharirene bamuhamagaye kuri telefone bari mu kiganiro ngasobanure ku majwi ari kumuvugwaho asobanure ku majwi ari kugenda akwirakwira hirya no hino ndetse yakwirakwijwe n'abanyamakuru benshi cyane nanjye nabivuzeho ariko njye sinayakwirakwije ndababwiza ukuri njye hari ibintu natashobora gutambutsa kubera iki njye rimwe na rimwe hari inkuru njya kuvuga mwabanza ngatekereza iriya nkuru iri kuri njyewe ngashyiramo ubumuntu ngashyiramo icyo bita ubumuntu n'ubunyangamugayo kakati bamikwano mama Sharirene bamuhamagaye baramubwira tumeze neza wakoze business ya hoteli y'amapartoma usasa uburiri twagiye tubibona rwose eske inkuru ziri kuvuga z'umugore wisiga amavuta ashwandaritse akoresha intoki mu myanya y'ibanga ese ni wowe mama Sharirene yakoze akantu keza yanze bya bintu njya nanga byo kwisobanura ngo nze nisobanure
niyo mpamvu mama Buryohe wazahora mu buzima bwo kwisobanura. Kubera iki? Akunda kuvugwa, akunze kamera cyane, ayobowe n'abantu kuruta uko ubwe we yiyobora. Abantu ashaka guprovinga isi we kari innocent, ashaka guprovinga abantu ko we ari namakemwa nta kibakora, ari innocent. Ariko mama Sharirene yaktinze, ndabikunda. Bamubajije ubwo busa bwose, amaze kubwumva ahita bakupa. Nta mwanya afite. Mwebwe mukora ibyo mushaka, muvuga ibyo mushaka. Uriya rero ashobora kwaktinga akagwa ku ijambo, akaza agaterura ubu bwose bwagiye bukina aya majwi agatwara muri ribu, noneho bakaburana. Uwo niwe muntu ushobora kwaktinga muri inosi. Ibintu muza kwisobanura, urisobanura kurindi. Ibintu byamaze kukwirakwira isi yose, abantu bamaze kubyumva, ngo ubwo nawe uje gutera Imana agahinda. Kakati uyu mugabo we nababwiye ko icyubahiro yakiyambuye. We yabaye sebi radio yiyambuye icyubahiro cy'ubugabo, yambara icy'ubugore. Arusha abagore amagambo, ndakeka nge tusigaye tunayanganya. Sinageza no ku rwego rwe kubera ko ngiye ibintu nkora nshiramo ubumuntu no gutekereza cyane, ariko ubwonko bwe we yamaze kubutakaza. Ibi bintu sha yewe nitujya no kuburana noneho muri ribu ntihagira ujya kundega nare kuyimipuri yanyu. Ngizi video ngaya majwi mugiye kubona aba bagore, nimwitegereze mburebe neza, dore ngibyo mubirebe. Nge sinabikina aho yabivuza ahita akina ayo majwi. Ariko Pastor Korode nanone mu mugende gakeya afite ikintu yiyizeyeho. Pastor Korode ntago yabyuka mu gitondo, sinyeka kubwo bwenge buke noneho yabubuzi bwo kubyuka mu gitondo akaza agafata ibi video ibi audio nkabiri yakabikina. Ngira ngo ababibonye ari no kubikina nawe yari ari kwikinisha. Pastor Korode yakinnye video za bano bagore ari nawe kwikinisha. Yazikinnye, mugende musubira muri kino kiganiro. Yazikinnye nawe yikinisha, ari kwikanda inoryi, yazikanza ari kwikanda imihini, ari kwikanda Rudoviko yikanda. Pastor Korode nawe byumvikane impamvu biriya bintu yabitambukije nuko yiyizeye neza ko ibyo afite muri telefone ye ari ukuri. Ntabwo nye kubusaza aho waba ubukuye. Uri umugabo ungana kuriya, gutambutsa ibi audio bira kuri channel, ku macano yose bigakwirakwira isi, udafite ibimenyetso, udafite icyo wizeye. Nyamara ashobora kuba afite ibimenyetso. Umunyarwanda aciye umugani ngo nandi urivugira ubusa umusozi. Yabirebaga nikinisha, icyo bita kwikinisha mbye. Sinzi impamvu kitirangirije no mu ipantaro. Anyway, ndabashimiye cyane, mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel ya Shakira Mbonabitsa O2025. Ukuri tuzakuvuga, amanyanga tuyavuge, nta kintu tuzahisha ko ntacyo twihishira, nta nicyo twishinza. Namwe mukomeza muduhe inkuru tubona ibyo tuvuga. Nge nta nkuru nta kintu navuga, kubera ko ibyubaka byo mwarabikatiye mwikundira itiku. Nanjye nzaryama mwite.